Yese reka dukomeze agace ka nyuma ariko agasoza ya nkuru yacu twatangiye ku mugaragaro, ariko nahangaha twari tumaze kuba twasoreza aho Jasmine yari arimo aratekereza ati uyu nguyu atandukanye na Natani, ni ibyishimo kuba ndi kumwe nawe, arongeye arantabaye nanone. Aho naho twarangirije, umukobwa nyine arimo aravuga ati nakizera uyu nguyu, aho kugira ngo nongere kuba nakizera Natani ugerageza kuba yambabaza umukobwa yari arimo aranarira, akavuga ati uyu nguyu ubwaje ntago agamije kuba yanyiba ibintu byose byo mu rugo, kuko ikirenzeho anafite ibirenze ibyo mu rugo dufite cyangwa se ibyo bari batunze byose arabirengeje. Rero uyu nguyu yaba ari urukundo rw'ukuri niwe nkeneye mu buzima bwanjye. Idisi umukobwa yaramaje kuba yabona ko uno muhungu ntari birye, rero atangira kuba yavuga ati nyuma na nyuma mbonye igihe, mbonye urukundo rwanjye rwari rutegereje n'uyu n'uwo. Umukobwa nyine ukamenya ko yishimiye umuhungu bidasubiyeho, yamwishimiye cyane. Ubwo nuko nguko umusore yatangiye kuba yamubaza niba ameze neza, akamubwira ati nta mbeho ufite, kubera ko yari avuye mu mazi yari yaguyemo. Ubwo undi akareba impande n'impande akitegereza, ariko agatangira kuba yavuga ati nari mbizi utazi koga, kandi nabo bari babizi, niyo mpamvu babikoze bino bintu byose, bagerageje kuba bagusunikira mu mazi kugira ngo uze kuba wapfiramo kubera ko utazi koga. Rero bariya bombi bifuzaga ko we wapfa, nicyo cyari icyifuzo cyabo, bifuzaga ko we wapfa. Ayo ni amagambo y'umusore nyine avuze ngo ba Natani bifuzaga ko Jasmine yapfa, nicyo cyifuzo cyabo bari bafite. Umukobwa nawe ati cyane nicyo bashakaga, nibyo bifuzaga, kandi nanjye nari mbizi ko ibyo byose Natani naza kuba yabikora icyo yashakaga cyari amafaranga, na mbere hose nta mafaranga yashakaga. Ubwo ariko umusore akabyumva, ariko umukobwa akagumya amubwira ati ngewe nzakora igishoboka cyose bari abantu mbashyire hasi, kuko twabanye mu buzima bambeshya. Rero Natani ngomba kuba nakora igishoboka cyose, bitari ibyo ngibyo ntago azandyamana cyangwa se ntabwo nzamuhereza amahoro. Yakoze ibishoboka byose, kandi nanjye nta mbabazi ngomba kuzamwereka, reka nta mbabazi ngomba kuzabereka bose. Ayo ni amagambo y'umukobwa, arimo aravuga ko nta mbabazi agomba kuzagirira buri umwe wagerageje kuba yamubangamira cyangwa se yamupyinagaza. Ariko umuhungu akamubwira ati ikintu cyose ushaka kuba wakora ngewe ndahabaye, ndahari, uzambwire nzagufasha. Ariko hari igitekerezo mfite. Umukobwa aravuga ati hari igitekerezo ufite? Nga nta kibazo kimbwire, imbwira icyo gitekerezo waba ufite. Umusore yatangiye kuba yamubwira ati ubu ngubu bariya bombi bazi ko, bariya bombi ntago bazi uwo ndi we wa nyawe, ntago bari bamenya neza uwo ndi we, bazi ko nyine ngiye ikintu gushaka ari amafaranga, ngo uri sugar mami. Umukobwa nyine yarasetse, aseka amatangira kuba yabyumva ati koko se. Ariko nawe Yese avuga ati ushatse kuba wavuga ko niki se ushatse kuba wasobanura, niki ushatse kuba wasobanura? Ubwo nyine uno muhungu aramubwiye ati bariya bazi ko icyo ndimo ndagushaka ari amafaranga, ntago banzi ngewe wa nyawe. Ariko undi yatangiye kuba yamubwira ati se urimo uribuka neza Natani ikintu kiba kirimo kiramugenza? Urimo uribuka cya gihe igihe atakaza amafaranga miliyoni 10 ku kanikresi? Urimo urabyibuka neza? Ubwo umuhungu usumbaza imipanga afite. Ubwo rero Yese atangira kuba yavuga ati ka kanikresi yarakagaruye, hari undi muntu yagahaye. Rero ndashaka ko raka kanikresi ikari twebwe tuza kuba twakongera tukagagura, kuko yarakagurishije undi muntu wari kutubangamira yari Derike, kandi Derike ari muri gereza. Ubwo kariya kanikresi niko kantu tugiye kuba twakoresha nk'umutego tuze kuba twabafata. Rero kariya kanikresi nibaza kuba babona ari wowe ugafite, biraza gutuma bagira umujinya, bashaka kuba bakakwiba. Uwoze kuba ari umutego tuze kuba twabatega, uwo mutego turamera nk'ari we tuza kuba tubateze. Umukobwa ariko ntago arimo arabyumva neza. Umuhungu ntumbaza ubundi ngashaka kuba yagera kuki, ariko aravuze ngo ka kanikresi niba mwibuka neza ntuze yigeze kuba yagura, ngo yarakagurishije. Ubwo Jasmine aratwereka nuko nguko nawe yibereye aho arimo arikaraga aho ngaho. Ubwo Sandra ndetse na Natani baje uko nguko, abasekirite nabo batangira kuba bavuga ati bano bantu banze ko tubasohora, barimo baragerageza musoke mugire vuba vuba. Umusore ati gerageza se, bigerageze nkwereke ngiye ngushwanyaguze. Ubwo umukobwa yaravuze ati ye ni byiza cyane,
none se ubundi murimo murifuza iki? Ni iki murimo murashaka? Ahangaha niba hari ikibazo mushaka kuba mwambaza nta kibazo, ariko mugasohoka. Ni iki mushaka kuba mwambaza? Ubwo Sandra rero atangiye ati, watumye papa ibyiwe bimurangiriraho, none urimo uraza ahangaha wigira gutya. Yatakaje imyaka yose arimo arabafasha kuba business yanyu yazamuka. None reba Jasmine, ibintu mukoreye ibi ni ibiki ukoze papa? Ni ibiki umukoreye? Vuga se, vuga, gira ibyo uvuga. Vugana nanjye, mvugisha. Umukobwa ariko nta magambo menshi arimo aravuga. Undi akavuga ati, ariko sinigeze mbabaza papa wawe, ibyo byose byakozwe nanjye ndetse n'umukunzi wanjye. Ibyo ngibyo rero ntago ari njye njyenyine wabikoze, ni ibintu byakozwe nanjye n'umukunzi wanjye. Undi akamubwira ati, wowe we Jasmine, hagarika aho ngaho kwigira umuntu wa danje. Ibyo byose nta n'ikintu na kimwe bivuze. Wowe urimo uragerageza kuba wakangiza bino bintu byose birangiza abantu bapfuye. Niyo mahitamo se ufite, niko kuntu ugomba kuba wakemura ibintu byose ugize abo wangiza cyangwa se uhemukiye. Atangira kuba yamubwira ati, niyo byagenda gute, niyo waba uri mukuri, cyangwa se niyo Sandra yajya muri prison nanjye nkajya muri prison na papa wiwe nk'uko yagiyeyo, ibyo ntabwo bizahagarika kuguhiga. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati, se murimo muribuka neza ko murimo murateza akaduruvayi muri ofisi yanjye? Ibyo bintu bidakenewe ntabwo nshaka kuba nabyumva. Muvuga amagambo makeya, cyangwa se mbe nabasohora niba mudashobora kuba mwakumvikana. Kandi mureke kundogoya, ndahuze. Murabona ko mpuze umukobwa afite n'akiryo no kwiyemera cyane ati ndahuze. Muvuge vuba vuba mugende. Dore umukobwa nuko nguko arimo arazamuka ati ndahuze. Mureke kuba mwarakabibona. Ndetse na Natani Sandra agatangira ati, ngo urahuze? Urahuze? Ubwo ngubwo uri muri yambika utwo twenda se ugashaka kuba wakigira umuntu uhuze cyane kubera ko utari muratwumva? Undi ati, yigo ntago ndimo ndabumva, nukuri mugire vuba vuba, ahubwo ndimo ndihuta, ngiye kuba nagenda, ndi bize muri kano kanya, ngiye kuba najya guteretana na sheri wanjye. Ngiye kuba nateretana na sheri wanjye. Natani arabyumva ati, guteretana? Guteretana? Ubwo yese atangira kuba yavuga ati, se ako gahungu ni kandi? Ako gahungu ni kandi? Ni ka kandi se nabonye nigeze kuba nabona ikirirwa kakugenda inyuma wagira ngo ni umurizo wawe? Niko? Ubwo umusore nyine bikamurya kuko bahoze banakundana, ariko Sandra hari ibyo arimo aritegereza, akitegereza umukobwa ahantu arimo arakora. Ikumbi dore ka necklace, dore ngaka ari umukobwa yakambaye, bisobanuye ko bakaguze. Ubwo Sandra yararebye ati, dore ka necklace, ati dore ka necklace we, dore ngaka ariya. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati, we ako ka necklace ko mbona gasa nka ka kandi ikacu? Natani yarabibonye ati, ngo iki? Undi aravuga ati, ubu necklace koko bwarabonetse. None se mwebwe simperuka namwe mwari mwarakaguzera? Ibyaje kuba byagenda gute? Umukunzi wawe se yarongera akagurisha? Ibyaje kuba byagenda gute ko nanjye nagasanze ku isoko nkakagura? Mbega nukuri muri abatindi, abantu mugura mugurisha. Ubwo se murimo murashaka kugera ku cy'urukundo rwanyu narwo ntimuzarugurisha we? Ikomba mbona rumeze nk'urw'ibigoryi. Umukobwa nyine akagenda bashinyagurira, ariko Natani bikamurya kanaseka, akabiseka. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati, we Jasmine. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati, ceceka aho ngaho, wishaka kuba wakora ibyo bintu by'ubugoryi uvuga ubusa. Ibyo bihagarika, gabanya ubwo bugoryi ahangaha. Ako ka necklace nakagurishije kuko nabonaga ntakigakeneye, cyangwa se umukunzi wanjye atakigakeneye, ariko wibuke ko nari nagatanzeho miliyoni 10. Urimo urabyibuka se? Rero wishaka kuba wavuga ngo urukundo rwacu ni ubugoryi kandi wumva rwari rufite aho byageze naraguze ka necklace ka miliyoni 10? Rero ibyo ngibyo urimo urivugisha, ibyo byose kuba ugafite ntibikuyeho ko ari njye wagatunze bwa mbere. Urimo urabyibuka se? Ubwo umukobwa Sandra nawe akabyumva, agahita atangira kuba yamubwira ati, by'umukunzi wanjye arimo aravuga ni ukuri, ibyo byose arimo arakubwira ni ukuri. Rero nuko tutari tugigakeneye, kandi urumva ko nari njye wabanjije kuba nakambara, wowe uri hasi yacu, kandi sinanahamya ko akangaka ari akanyako, wanasanga ari na ka fake. Ibyo se ninde wabyemera? Wasanga ari na ka fake. Umukobwa arimo arita akamubwira ati, baza Natani niwe uzi aho yakagurishije, nibwo ari buze kuba yakumva, cyangwa se akakubwira ibintu byose ukuntu byagenze. Rero mu gihe utazi ukuntu bimeze, icecekere banza ubaze Natani, niwe uzi ukuri.
ibyo byose murimo muragerageza kuba mwavuga ahangaha nta kintu na kimwe ndimo ndumva. Kandi nkeka ko ibintu ndimo ndavuga Natani we turi kugenda narimo arabyumva neza 100%. Cyangwa se bundi mwavuye ahangaha mukagenda hari ubwo ari ngombwa kugira ngo mbumvishe ko aka necklace ari akanyako njye mfite umukunzi tugiye kuba twajyaho kuba twateretana. Murimo murandogoya. Umukobwa agatangira kuba yakireba gake gake, agatangira no kuba yakora kuri ka necklace avuga ati wow, mbega byiza, mbega byiza. Ubwo umukobwa yarabibonye aravuga ati aka gasuzuguro uyu muhanya arimo araturebana bitebye. Undi agatangira ati se niki murimo murandeba ko murimo muranyitegereza cyane mwankunzi. Umukobwa afite akantu k'agasuzuguro agatangira ko yamubwira ati ye none se murimo murakibuka mukumva birimo birabarya ahantu akanarakaguze nanjye miliyoni 10 kubera ko nari nagakunze ihambere hose. Nanjye rero byahisemo nanjye bituma inkagura, kandi kuba mwakagurisha si ibintu bibi kuko byatumye nanjye ngira amahirwe ubu ngubu nakangi ikaranambereye. Umukobwa akaba arishinyagurira akabarisha. Ubwo umukobwa yaravuze ati we n'undi munsi impereza ibyanjye. Ubwo nuko nguko yaje ahita akurura ka necklace idore ngo arahita agakuraho. Natani nawe ahagaze aho ngaho umukobwa yarakitegereje avuga ati ehe kano. Umukobwa nawe nuko nguko yaje arahaguruka atangira kuba yavuga ati we Sandra we ibyo ni ibiki urimo uragerageza kuba wakora? Impereza ka necklace kanjye. Wowe urimo uragerageza kuba watwara miliyoni 10 wowe uzi uko gahagaze miliyoni 10 ugashaka kuba wagatwarira ubuntu wowe gutukina n'ibintu utazi. Ibi ni ibiki? Undi akamubwira ati wowe uri umukene nta mafaranga ufite yagura ako kantu. Urimo urashaka kuba wakigira ibiki? Ibyo ngako n'ubundi ni aka fake, ni twa tundi bagurira hariya hafi. Ibyo ngibyo ntago nabyizera ko we watanga miliyoni 10. Ibyo ngibyo ni ibiki wowe wigabanyirize kuba wabeshya aho ngaho. Umukobwa ariko yanze kuba yabyizera cyangwa se kuba yabyemera ko kano ka necklace ari akanyako. Undi akatangira kuba yamubwira ati si ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Aka ka necklace ni akanyako, ni akanyako 100 ku rindi. Undi akamubwira ati ni akanyako? Ngo ni akanyako? Wituma nseka rwose winsetsa. Urimo urashaka kunsetsa se? Ako ntago ari akanyako. Bifate ko ayo mafaranga utayabona. Ibyo ngibyo urimo uravuga ni ubugoryi gusa. Ayo mafaranga we ntago wayabona yagura ako ka necklace. Hagati aho ngaho se ubundi ibite byawe ubundi urakeka ko nabyizera njyewe? Ibyo ngibyo barakubeshye, ibyo sinabyizera. Undi akamubwira ati Sandra ndetse na Natani uko muri aha ngaha ibyaba byiza nuko mwava aha ngaha mutaza kuba mwakicuza bino bintu murimo murakora. Murimo murabyumva neza, muva aha ngaha cyangwa muze kuba mwakicuza ibi bintu byose murimo murakora. Ubwo Natani yatangiye kuba yamubwira ati ceceka aho ngaho, njyewe na Sandra ubundi urimo uradushakaho iki? Reka tunigendera ubundi ibintu byose uraza kuba wabibona ukuntu biza kuba byagenda. Ubwo bakigiye kuba basohoka hari uwaje atangira kuba yamubwira ati boss we, yewe boss. Ubwo nuko nguko yaje atangira kuba yamubwira ati ye groupe barimo baraguhamagara bashaka ko mwajya kuba mwahura. Niko barivuze. Yanika ari aha ngaha aje kuba yakureba ngo muwe mwagenda, ngo muwe mwajya no kuba mwavugana kuri ya projet ya Sunlight. Kandi mu minota mike y'inama irabitangiye, mugende muwe mwajya kuba mwavugana. Ubwo ngubwo abo ngabo bakabyumva. Umukobwa nawe yaravuze ati ndimo ndabyumva, reka nze kuba naza tugende. Ubwo yese atangira kuba yavuga ati Yanike ni umushyitsi w'ingenzi cyane, ntago ngomba kuba nabyanga kuba nagere kanyaruke ngende. Ubwo nuko nguko yese afata aka necklace kiwe arakabika tayari n'agakapu arababwira ati muve mu nzira se, murimo murareba iki? Muragumya mundeba, mumvire mu nzira nigendere. Umukobwa nuko nguko yateye intambwe arigendera, agiye kuba yahura na Yanika. Abandi bakitegereza bakareba. Ubwo nuko nguko barimo bararebana gake gake. Yo nta wundi ni Natani ndetse n'umukobwa Sandra. Ubwo ndagatangira ati Yanike. Ubwo ngo ni Natani nyine urimo urabivuga, agatangira kuba yavuga ati we tugende natwe tuyibe twajya kureba ukuntu ibyo bintu bimeze tunyaruka. Ubwo nuko nguko bahise bagenda birukanka tayari baragenda barakurikira baragenda. Ubwo nuko ntibyatinze inama yirimo irajya mbere.
aho ngaho ibitangazamakuru rirahari, barimo barafotora gake gake, birimo biraca ku mateleviziyo, ukamenya ko abantu baba batikoraho. Mubwira ati banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri komenti ntiwibagirwe kuba wakora no kuri like. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se Natani we, aba bantu koko twakurikiranye ubundi Yannick urakeka umuzi? Ubwo abandi bagatangira ati ngewe ntabwo ndi buze kuba nabashyiramwe imiyaga, ariko babe Yannick ndimo ndakeka bataruriya. Koko biriya bintu koko ntaza gusanga bihuriranye, bitaza kuba ari byo. Ubwo bano ntabwo baremera ko Yannick bazi ari we nyine wa gatatu muri no famiye, uwo muri ye family. Ubwo ariko agatangira kuba yamubwira ati ngiye ndimo ndabishidikanyaho cyane, kuri ya muhungu ari ushobora kuba yishe inyuma y'uno mushinga wa Sunrise Project. Ngiye ndimo ndabishidikanya cyane ko Yannick ashobora kuba ataruriya, uriya ntago yaba ari we. Umukobwa akamubwira ati yego se, noneho se Jasmine yatumye papa wacu bamufunga, ibi ngibi agomba kuba yabyishyurira. Nta miyaga tugomba kuba twamushyiriramo n'ukuntu papa wanjye yafashe famiye yabo cyangwa se kampani yabo akayishyira hejuru. None reba ukuntu bamufunze nkaho nta kintu na kimwe yigeze abikorera. Uno mukobwa agomba kuba nawe yabyishyurira, ibi bintu agomba kuba yabizira akabyishyurira. Ubwo nta wundi nyine ni Sandra. Agatangira kuba yavuga ati mbere na mbere tugomba kuba twamenya uwo Yannick uwo ari we, tukerekana n'amabara yiwe ya nyayo. Mu gihe turi buze tugasanga uriya koko uko turimo turabikeka ariko bimeze, turaza kuba twakerekana amabara yabo ya nyayo. Ubwo umukobwa nawe bose arimo arabarebera hirya, ariko agatangira kuba yavuga ati ndabona mwishimye, reka nze kureba niba koko muri bugumye museka mu kanya kari imbere, niba muri bugomeze guseka. Uwo ni umukobwa nyine ukamenya ko nawe yifitiye imishinga, arimo aripangira aho ngaho. Bakatwereka hari imodoka zirimo ziraza zirukanka tayari. Ubwo hari imodoka nziza cyane zirimo zirahagera gake gake. Ubwo ngubwo bakaza birukanka cyane, baje kuba bakirukanka tayari. Ukamenya ko mu byubahiro cyane babwira abandi ngo muve mu nzira, mutomanyire muve mu nzira. Ubwo umukobwa nawe arategereje yihagarariye aho ngaho. Ubwo itangazamakuru ati reka araje se, muve mu nzira muve mu nzira, po babakura mu nzira, ibafungurira undi gake gake. Bamubwira ati iva mu modoka bosi wacu gake gakeya. Ubwo ukamenya ko ari Yannick urimo uragira aho ngaho, urimo urahaza. Ubwo nuko nguko yahageze gake gake, agasohoka mu modoka ntiyikoraho. Amafaranga yo ukamenya ko yayabonye, ibintu byose byabaye bye byarakemutse, ntakirwanira ibintu. Ubwo nuko nguko yazaga akabanza kumva ko nuba na karuvati nafunze neza, agahita avuga ati tayari ni ukugenda imbere gake tayari. Nuko nguko yahageraga, abandi nabo barategereje kureba ati si uyu ni Yannick. Ubwo bose babaga bafunze, ariko babandi barabibonye neza bahita bamenya ko Yannick bavugaga n'ubundi ari we wanyawe. Batangira kuvuga ati ye. Ubwo abandi bakunama bagatangira kuba bakunamira bosi, arimo aracaho gake gake. Itangazamakuru rigafotora, ukamenya ko no musore nyine ntago yikoraho. Ubwatsi cyangwa se amafaranga yarayabonye, ese ibintu yinginga. Ubwo Sandra arimo arabibona akavuga ati ye, bya bintu koko nibyo. Ubwo abandi ati mana we, reba ukuntu cya Yannick ari ikibogari we, reba ukuntu ari ikibogari, ibanza ureba ukuntu niyatambuka aba bimerita. Ubwo reba ukuntu diso abahungu nabo bakavuga ati nanjye ndi umukobwa, uyu musore ntago yancika ndamutse nanjye ndi umukobwa. Ubwo bose nuko nguko bacagaho cyangwa se bo yacagaho, bose bagahita bunama bavuga ati Yannick aratambutse, Yannick araje. Ariko agatangira kuba yahagarara aho ngaho akamera utyo. Dore Sandra ngo yakubiswe n'inkuba kubona wa wundi wirirwa gutabara Jasmine ari we Yannick. Ubwo ndakavuga ati we Yannick we Yannick, ibi gute bishoboka? Ibi bintu bishoboka gute? Gute ibi bintu bishoboka? Ubwo Natani yarabibonye biramucanga, atangira kuba yakibaza ati bino bintu bishoboka gute? Ibi bintu bishoboka gute? Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati yewe ibyo ngibyo ni ibiki? Abandi barimo barajujura ati mbega uriya ni uwa gatatu mu bana ba hano, uriya ni umukire cyane. Ubwo Natani yateye urutambwe, Sandra nawe arakurikira avuga ati sheri bigenze gute? Undi abandi baza begera imbere gake gakeya, ibaza begera imbere. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati yewe ibyo ngibyo ariko urimo urakeka ko
hano urimo urashaka kuba wakiyitirira ibintu utari byo, wikigira umuntu wa danje wiyitirira ibintu bitari byo. Ibi ntago bishoboka. Wikigira ngo uri uwa gatatu ahangaha, ngo cyangwa se uri umuhungu wa gatatu hano muri uno muryango. Ibyo byose ni ibihuha, abandi bakajujura ngo ni ibihuha. Gute se arimo aravuga ngo ni ibihuha? Ibyo bintu ni ibiki? Ubwo bakajujura, umusore agatangira kuba yakuramwo amarinete, gake gake akayakuramo. Undi agatangira ati niwe nanone. Kubera ko bamaje kuba bahura inshuro nyinshi, nyine akamubaza ati ni wowe nanone. Undi yahise amubwira ati bunyihanganiyeho gatoya. Iryo ni itangazamakuru. Ati ati se watwihanganiyeho gatoya, wabanje ukadusobanura kuri ibyo bintu uvuze. Undi ati uyu nguyu murimo murabona ahangaha ntago ari umusore wa gatatu, cyangwa se ntago ari uwa gatatu muri uno muryango. Ibi byose arimo arakora ni ukugira ngo acanganyikishe itangazamakuru. Ibi ni ibyo yateguye ahangaha kugira ngo azabeshye. Ibi ngibi ntago ari ibya nyabyo. Uyu ni umubeshyi, ni umusikama. Arimo arabeshya abantu bose kugira ngo yigire nk'aho ari uwa nyawe, kandi ntago anamuzi uwo musore wa gatatu muri uno muryango, cyangwa se muri uriya muryango arimo ariyitirira. Ntago ari we, nawe ubwiwe nta nubwo amuzi, ariko abashaka kuba yakigira nk'aho ari umuntu urenze. Uyu musore turamuzi, ni umutubuzi. Ubwo abandi baravuze ati ngo iki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki we wa mugabo we? Ubwo bose bagatangira kubavuga ati si uyu musore ni ibiki arimo aravuga, ubu ntiyibeshye. Ubwo umusore ahubwo agatangira kubavuga ati kubera iki ahubwo mwese muhagaze ahangaha murimo murahagarariye mushungereye umuntu w'umusikama nk'uwo? Uwo ni umutubuzi. Ibyo byose ashaka kuba yababwira ni ukubeshya. Ubwo na Sandra nawe agatangira ati ibyo Nathan arimo aravuga ni ukuri. Uwo mugabo ni umutubuzi, ni umusikama, arabeshya, aratubura cyane. Mwizera ibintu arimo aravuga, kuko icyo gihuha yagipanze kera hamwe na Jasmine. Bose icyo gitekerezo bose bagihuriyeho, bari kumwe muri ibyo bihuha. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati ubundi se hari ikindi kintu babereka, bashaka kuba babarya amafaranga yanyu bakabateresha umwanya w'ubusa ngo mushore muri poroje y'ibintu by'ibihuha. Ibyo byose ahubwo ikintu nifuza ni uko bano bantu bakabafunze, we ndetse na Jasmine bakabafunga, kuko ibi bintu byose barimo baragerageza gukora ni ibihuha. Ariko abanyamakuru bagatangira ati se muri seri ibyo bintu murimo muravuga we? Ubwo umusore ati yego ngende seriye cyane mbihagazeho. Uyu musore ni umusikama, ni umutubuzi. Ariko bagatangira kuba babwira ati uyu ni uwa nyawe, uyu musore ni uwa gatatu hano muri uno muryango. Gute murimo murabihakana kandi ari ibya nyabyo? Umusore ati ngo iki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki? Ubwo umugore yese avuga ati reka mbanze mbikwereke, wenda utagira ngo ni ukubeshya. Uyu ni uwa gatatu hano muri uno muryango, ahantu hose baramuzi. Uyu nguyu tumuzi kuva kera, ahubwo se n'ubwa mbere wo mubonye ntago umuzi? Ubwo nyine yatangiye kuba yamwereka mu binyamakuru, akamubwira ati dore n'uyu nguyu musore urimo uragerageza kuba wabeshyira cyangwa se uvuharabika. Dore nguyu hano mu itangazamakuru, none se uri kubona ari ubwa mbere umubonye? Ubwo yese akuraho ikinyamakuru avuga ati reka ndebe ibyo bintu urimo uravuga niba ari ibya nyabyo. Ubwo yatangiye kuba yagenda kureba mu binyamakuru, ahantu hose arazwi, baramuzi. Ariko itangazamakuru rigatangira kuba bavuga ati muhungu wari wamwibeshyeho, uyu nguyu ni uwa gatatu hano muri uno muryango, wari wabyibeshyeho. Ariko ndakeka ubwo ubonye ikinyamakuru utari bugumye kuba wakibeshya. Murebe neza, dore nguwo mu itangazamakuru aba yuzuyemo ahantu hose amakuru, babyuka bamuvuga. Undi yaravuze ati se koko ni ibya nyabyo? Ukamenya ko nta n'amakuru yari afite, ko ari ukwishanutse yigira intiti. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati koko ni ibya nyabyo, ndabibonye ni ibya nyabyo. Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Umusore yaje yirebera Jasmine amubaza tumeze neza. Umukobwa ati cyane ingemeze neza, ibintu n'ubutamu, umeze neza. Atariko ubwo ntumbaze ngo ni iki nyine agiye kuba yakurayo. Yahise avuga ati ngo ariko abandi nabo barareba baritegereza kureba ikintu umukobwa agiye kuba yavuga cyangwa se yakurayo. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati reka nze mbanze nkwereke ratashe sheri wanjye, karame sheri wanjye. Ubwo nta kindi yakuye kwa gashanete kaka ni Kresa. Ahita atangira kuba yamubwira ati kano iki ngiki ntago ari. Ubwo nabo barategereje. Umukobwa nawe yise atangira kuba yavuga ati iki ngiki ntago ari. Abandi nabo baravuga ati se katarimo aravuga bimeze gutera, bimeze gute?
ubwo batangiye ko bavuga ati yewe Jasmine, habayemo kutamenya, habayemo kumva nabi. Ubwo na Sandra nyine atangira kuba yavuga ati habayemo kutumva. Ubwo batangira ko bavuga ati mutwihangane, twaketse kaka karishanete atari akanyako, ariko twabimenye. Undi nawe yise avuga ati ariko ntabwo twigeze tugura agashanete ka fake. Undi nawe ati yego twabimenye Mr. Yannick. Ubwo nyine bamenye ko ari umukire, batangira kuba bacinye inkoro, bakavuga ati twabibonye, kandi hari habayemo kutamenya no kutumva neza. Ariko Jasmine niwe wabiteye byose, Jasmine niwe wabiteye amakosa yose naye ntago yigeze abitubwira, nta nubwo yigeze abitubwira na mbere. Ubwo agatangira kuba yavuga ati yatubwiye ko umukunzi wari wamuhaye ako gashanete, ariko ntago yigeze atubwira ko ari wowe, niwe wabikoze byose. Yabitubwira twari kubyemera, kandi babyemeye n'ubundi ari uko n'ubundi bamaje kuba babasebya. Umukobwa yarababwiye ati mwambonye se, ndi kumwe n'umukunzi wanjye, uyu ni umukunzi wanjye, murabimenye se, murabimenye. Ubwo bakarebana kakabarya, kakabarya. Umusore nawe agatangira ati ye iki? Ubwo umukobwa akavuga ati murimo murabibona se, murimo murabibona cyangwa tubegere? Ariko umuhungu Nathan agatangira kuba yavuga ati ubundi se niki mushaka kuba mwageraho, niki mushaka kuba mwageraho, niki mushaka kuba mwageraho? Wongeye ko nta kintu ndimo ndumva. Ikari agashanete niba atari aka fake, ngaho mutwereke neza, ako ngako ndabihamya na aka fake. Yarongera aragaruka atangira kuba yakongera nyine kuba yasebya, akavuga ati ibyo byose nibyo mwapanze, ako gashanete na aka fake. We Jasmine we, na aka fake ndabizi neza, kuko we ntago watanga ari amafaranga, ahubwo urimo urashaka kuba wagera ku bindi bintu. Ni ibiki ahubwo ushaka kuba wageraho? Ubwo umukobwa yise atangira kuba yavuga ati se njye uri kubona ndimo ndakina namwe, muri kubona hari imikino ngewe ndimo iyo kuba mwakina nanjye, mwaje muri ofisi yanjye mugerageza kuba mwakora ibintu bidakoreka, kandi reka mbabwira ati ibintu mwisemeye, murimo murankururira cyangwa se mumpatiriza kugira ngo mbafungishe. Mwibuke neza ko kuri hariya hari kamera, kandi zabafashe mutwara ikari agashanete. Rero ikintu nakora nuko nakura handi mashusho hariya yanjye ngafata nkayakuraho, rero bikaza kugaragara ko mwari mwunyibye, kandi gahagaze miliyoni 10 ni ibintu bizwi. Rero icyaba gikurikiye hose murumva atari ukujya muri igereza. Kano kanikresi gahagaze miliyoni 10, ariko mwabatindi mwe mwakire mufate. Igikurikiraho nuko muza kuba mwajya muri gereza. Umukobwa nyine umva ukuntu ababwiye, arababwiye ati hariya hari kamera, muri ofisi yanjye hari kamera. Rero nuko ukura hari amashusho mu gihe wa mukobwa nyine Sandra yamwatse kari akanikresi akakamushikuza, rero agakuramwe andi mashusho yiwe agahita akamwaka. None bikaza kugaragara ko uno mukobwa ariwe wakibye, hamwe n'uno muhungu bakaza kubashyira muri gereza. None ikirenza haranakabanagiye arakabahaye. Ubwo rero yarababwiye ati mwebwe mutegereze, mugiye kuba mwajya muri gereza kubera bino bintu. Ubwo umusore aravuga ati hoya ntago nshaka kuba najya muri gereza. Umukobwa aravuga ati tegereza uraje urebe, ngo ntago ushaka kuba wajya muri gereza. Ubwo abandi batangiye ko bavuga ati bira ni ibisambu, abandi nabati ntago hantu muri bujye, ntago muri buze kuba mwagenda. Ubwo niko yagiye gufata umukobwa, ariko uyu nguyu yumva nabi, mu bantu bumva nabi nawe yumva nabi. Ubwo niko yise avuga ati wowe nta hantu uri bujye. Ubwo bakadusubiza hamwe nyuma ho gatoya. Umukobwa agiye kugenda, umusore yaraje ati nta hantu uri bujye, ingwina aha ngaha. Yannick ahita aritambika, bamuriye inzara tayari baramushwarura, bamushwaruye utyo. Ubwo umukobwa nuko nguko yabibonye aritegereza avuga ati sheri bakuriye inzara. Yannick akareba umushenzi muri iyi nzara, idore guhaba, idore gutitira. Agatangira ati Jasmine ibi byose ni wowe ubiteye, ni wowe ubiteye ataza kuba wowe. Ntago ibi byose biba byarabaye mu buzima bwanjye, nshaka kukubona uri kure yanjye, ntago ngigushaka hafi yanjye, turimo turumvikana. Ubwo nyine arimo aramubwira ati ntago ngigushaka kukubona hano hafi, ugomba kuba wajya kure cyane. Ubwo ariko umukobwa yahise atangira kuba yamubwira ati yewe musore nagukuye. Ubwo umusore niwe watangiye kuba wabivuga ati ngewe nari umukene, ariko ibyo ngibyo ntago mbyitayeho, nubwo nta mafaranga nari mfite, ariko ibyo ngibyo byose ndabyibuka. Ibyo byose warabinkoreye, ndabyibuka neza, nari umukene,
unkorera ibyo byose ndabyibuka, rero nta n'igitekerezo nari mfite ukuntu ibintu byose bizagenda. Ibyo nta gitekerezo na kimwe nari mfite, ariko narakoze cyane. Ujye wibuka neza ko nanjye hari ibyinshi nagukoreye, ariko ntiwigeze unshimira, nta kintu na kimwe wigeze unshimira. Ubu ngubu uri aho ngaho wowe uridadembya, ukanyita nyirabayazana w'ibintu byose ngo ninjye wabiteye, njye nakoze ibintu byose. Ubu ngubu nakabaye ndi igikomangoma imbere yawe, ariko ubu ngubu usigaye umfata nk'imbwa. Ibi ngibi ni ibiki? Ni ibiki? Ni gute wamfata gutya nyuma y'imyaka yose twabanye? Ubwo Yannick nyine nawe arimo arabyumva, undi agatangira ati ni gute wanyita imbwa? Reba mbere, reba mbere, wari umukire cyangwa se na n'ubu uracyari umukire? Biranatangaje cyane, ni ikintu kinatangaje, biranahambaye cyane, sinabivuguruza kuko uri umukire. Ariko si ibyo ngibyo ngiye nshaka kuba navuga kuba uri umukire. Ikintu nshaka kuba nakubwira nuko ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bimariye. Ihibwa icyarutwa nuko wanapfa. Umukobwa yagize umujinya ahita akubita imbesire, amukubita urushyi amubwira ati zibaho ngaho. Itangazamakuru naryo ryarumiye, batangira kubavuga ati saya turayanyuzaho, ukuntu byagenze turayanyuzaho. Ubwo nuko nguko yamubwiye atumva nkubwire, nta kintu na kimwe wari ufite, kandi ntibyari kuba byanakorohera kuba wabaho utamfite. Ibyo byo nawe ni ibintu uzi, nta kintu cyari kuba cyakorohera iyo uza kubaho utamfite. Naragiye umuryango wawe ndawutuza neza, nkita ku muryango wawe ukagira ngo ni uwanjye, ariko nkaho bidahagije ababyeyi banjye bamaje kuba bapfa, ubundi byose niwe nyirabayazana wabiteye. Umuryango wanjye maje kuba nawubona nibwo ibibazo byari bitangiye. Sinongeye kuba nasinzira kuryama wapi, ahubwo nahoraga ndimo ndarira, ndimo ndaganya hejuru y'ibintu byawe byose wirirwa kunkorera. Urimo urabyumva neza, warangiza ukajya aho ngaho ukigira gutyo, ugatangira ukavuga gutya, ahubwo se ubu ngubu ninjye wakagushimiye cyangwa niwe wakanshimiye? Ahubwo uri umunyamahirwe kuba warangiza mu buzima bwawe. Iyo utaza kuba wambaho nta kintu na kimwe wari ufite, nta mafaranga, nta kintu na kimwe, ukarangiza ukavuga ibyo bintu, urushya akarurya, agatamira urushyi bamubwira ati wowe aho wakanshimiye nuko nguko wambwira njyewe? Igute wakora ibyo bintu? Igute njyewe unyita ko ntagufashije? Ibyo ngibyo basi ujye ubyibuka, naragufashije ubuzima bwawe bwose. Iyo utaza kuba njyewe, ninde muntu wundi wari kuba yagufata akakwishimira akagushyira mu buzima bwiwe? Nta kintu na kimwe ufite akagufata. Ariko wowe bya nyuma na nyuma nuko nguko umfashe, wibagiwe ukuntu nakwishyuriye amashuri ukiga, ariko wowe ntukore cyane, ahubwo icyo wakoreshaga cyari umunwa n'ibitekerezo, utekereza ukuntu ugomba kuzahombya famiye yacu hejuru y'imyaka yose nakureze wowe wambwa we. Umukobwa nyine ukamenya ko yasuzuguye cyangwa se yamufashe nk'ukuntu n'ubundi nawe yamufashe, akamubwira ati nta kintu na kimwe ntigeze ngukorera, ariko ibyo wanyituye byose narabibonye. Wakagombye kuba ufite ipfunwe by'ibintu wakoze, none urarangiza ngo ngewe ngo nshimire. Wangejeje kuki se? Wangejeje kuki? Ni iki wangejejeho wowe? Usibye ko muri ino si uramutse ari we wenyine usigayeho, nta kintu na kimwe naba ndimo ndavugana nawe. Uri umuntu udashima, uri umuntu udashima. Umusore nyine baramucyuriye, ariko ibintu barimo baramubwira ni ibintu byumvikana. Bakamubwira ati wari urangajwe imbere no kwiba no gusahura ibintu byose, kugira ngo ushake kuba wakigira nk'umuntu, utashaka kuba nyine wakigira nkaho nta kintu wakoze cyangwa se nta makosa ufite, wowe ntago ushobotse. Ubwo umusore ukamenya ko n'ubwoba bwamutashye, baramwegera akagwa hasi. Ubwoba bwamutashye, umukobwa arimo aramubwira ati wowe nta kindi kintu nakakubwiye, ntacyo kuko we wanyawe naramubonye. Ubwo Yannick nawe agatangira ko yamubwira ati rata shushu be, ibintu byose urimo uravuga ni ukuri. Ariko atangira ko yamubwira ati Jasmine, banza utekereze imyaka yose yakureze, kuko wari umeze nk'umwana we. Ariko byari bitangaje kubona cya kitaramo cyangwa se cya kirori cyabaye, akwishyurira amafaranga, ntiwibuke no kuba washimira umuntu kwishyura miliyoni 10 zose, none ikirenzeho ukongera ugasubiza ku isoko ukagurisha kariya ka necklace yari ameze nk'akakuguriye, ariko kubera inda nini urongera urakagurisha. Rero nta kindi kintu nakubwira, yaragufashije bihagije, ahubwo urinda shima, uri umuntu ushaka kuba wakikubira ibintu by'abantu. Urimo urabyumva neza? Umusore bagiyeho bamubwiza ukuri, Sandra nawe arahagarara
abura ikintu yavuga, abura ikintu yakora. Itangazamakuru ryarabyumvisha ati mbega umuntu udashima, mugifotore tuzagicuruza. Ubwo bose batangiye kuba bafotora, ariko nyine nk'ubundi ntago ajya yiburira, agatangira kwisetsa ubusa, akajya akisetsa ubusa akajya akisetsa ubusa, ukagira ngo ni ibintu bizima yakoze cyangwa se yakoze. Ubwo agatangira kuba yahaguruka, ariko nta kintu batamubwiye, ari uwiga yakabaye yizi. Namwe mureba ahantu twatangiriye uno musore ntiyarashobotse kugeza ino nkuru igiye kuba yasozwa. Undi agatangira ko yavuga ati ariko ukuntu murimo murivugisha neza, wagira ngo nyine ibintu murimo muravuga ni ukuri. Wakumva murimo muravuga gutyo, umuntu ashobora kuba yagira ngo ni ukuri murimo muravuga, ariko mwembe uko muri aho ngaho ibyo ngibyo ni iby'ahashize. Ubu njyewe nsigaye ndi umuntu muzima wanahagararira igihugu mu myitwarire. Ibyo byose ntimubizi, nta muntu utanzi. Rero singiye kuba nabetingana cyangwa se nabetingana namwe. Icyo mbabwiye nuko ngiye mbarenzi, muri hasi cyane, ahubwo nimwe mutagira discipline. Wababona muhagaze aho ngaho umuntu yagira ngo muri abantu. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati ibyo byose byabaho nataniwe. Ubundi urakeka ko abantu bose turi hano turi ibigoryi? Urimo urakeka ko abantu turi hano twese turi ibigoryi ku buryo wavuga ibintu byose ushaka? Umusore akamubwira ati ibyo byose urimo uravuga urimo uribeshya kandi biranahagije. Nta n'undi muntu kuri ino saha umeze nkawe. Reka nta n'umwe wishaka kuba wadushyiraho ibintu byose ko twe turi abanyabyaha cyangwa se tudashobotse. Ibanza wireba ubwawe, uraza kuba wamenya icyiciro uriho, kuko hano nta n'igitekerezo watanga ngo umuntu abe yacyumva. Wowe uri hasi cyane. Ubwo niko yahise atangira kuba yarembuza. Ntumbaze ngo ni ibiki ahamagaje. Ubwo ngubwo hari uwayisuza wa assistant we, nuko nguko yahageze azana ka briefcase, ahita atangira kuba yamubwira ati yemwe atakira musore. Ubwo ariko undi yahise atangira kuba yamubwira ati wereka ibyo ngibyo by'agashanete tubyibagirwe, ufite kuba wageraho byose tubyibagirwe, ntabwo dushaka kuba twagufungisha, ahubwo icyo tugiye kuba twakora ni iki ngiki. Ubwo yarababwiye ati muri mwebwe mwese uko muri aha ngaha, umwe muri mwe agomba kuba yagenda akajya kure cyane, cyangwa se mwese mukanajyana kure cyane. Ubundi mwese mujyane kure cyane, mutuvire mu nzira kuko muratubangamiye. Ikintu ngiye kuba nababwira nuko mugiye kuba mwafata, hano harimo $1,000,000 y'idolari. Ikintu ngiye kuba nababwira nuko muri no briefcase hano umwe wenyine ni ugiye kuba hano mwese uko muri hano, umwe si we wenyine uri buyifate. Mwese mugomba kuba mwafata ino $1,000,000 mukagenda mukajya kure cyane ku buryo tutazongera kuba twagira ahantu duhurira, kuba twabonana. Sandra akavuga ati Yannick we urimo uragerageza gukora ibiki? Ubwo umukobwa kirimo arababaza cyane, dore Natani we yari yayifashe kare cyane. Umukobwa akavuga ati Natani we ugiye kuba wayemera amafaranga, ugiye kuba wayemera wintenguha ibi bintu utaza kuba wabikora, ntabwo tugomba kuba twava. Umukobwa akavuga ati hoya, ntabwo ngiye ngomba kuba nakemera ibintu mbwiye Sandra we, reka ntabwo nemera ibintu mbwiye. Wowe uri umukene, nta kintu na kimwe ufite. Ubwo ngubwo akamubwira ati n'aka necklace habe nako ngomba kuba nagafata, nta kintu na kimwe ugomba kuba wafata, kandi ntunabitekerezeho cyane, kuko we nta kintu na kimwe ufite, uri umukene. Ubwo niko yamubwiye ati ano mafaranga gutyo urimo urayabona, ese urimo urayitegereza se? Ubu nayanjye ukamenya ko umukobwa bamwihindutse. Aravuze ati ngo iki? Ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ubwo umuhungu nyine yahise avuga ati ano mafaranga noneho ni nayanjye, ikirenzeho ngomba kuba najyana kure cyane, ni njyewe ugomba kuba najya kure cyane. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se Natani we ubundi uri umuntu. Idore no wa mukunzi we ngaramwihakana, akamubwira ati nyuma y'ibintu byose twanyuzemo, papa wanjye bakamufunga, arimo aragukorera cyangwa se mufatanyije, none nuko nguko birangije. Ibi bintu ni ibiki? Dore ukuntu urangije papa, reba nawe ukuntu ndangije. Undi akavuga ati si imikino turimo turakina, ibyabaye byarabaye, ese ngombwa kubinyibutsa, ibyarabaye nyine. Ni nayo mpamvu nagurishije ka necklace, none karongeye karangarukiye, bampaye na $1,000,000 y'idolari. Ubwo urumva ko rero ikintu ugomba kuba wakora papa wagomba kuba yaguma muri gereza, nicyo kintu cyaba ari cyiza kuko nyine ntashobotse. Unyumvire nyine umusore ukuntu yihenuye. Rero akamubwira ati nta nubwo nshaka ko ngiye unkurikira, aya mafaranga ngomba kuba nayarya njyenyine. Ese ibyo se
undi akamubwira ati ufite umutima w'inyamaswa, hagarara aho ngaho ntabwo ugomba kuba wagenda. Umusore akamubwira ati ndekura njyewe, amafaranga ni ayanjye. Ubwo akamukurura, undi akamubwira ati ndekura wowe. Idore ngo arasunika uwahoze ari umukunzi we, kuko ubwo sakira umukunzi. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati we reka mbanze nkubwire, inyuma y'ibi ngibi byose ntabwo ngomba kuba naguhereza. Ubwo umukobwa yahise avuga ati se wahamagaye polisi? Ati reka twigendere, polisi nazo zirahita zihagera. Akifatira umukunzi we ati twigendere, ibintu byose bimeze neza, abandi basigaye bagundagurana. Kandi twumvishe bavuga ati hamagara polisi izitware zino mbesire izijyane kuzifunga. Ubwo bakatwereka umukobwa ndetse n'umuhungu. Ubundi se ubungubu ibyabo ntibirangiye. Ubwo umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati wakora buri kimwe kubw'amafaranga, wakora buri kimwe kubw'amafaranga. Ariko ikintu cyonyine umuntu adashobora kuba yakoreshwa n'amafaranga ni ukuba wahereza umuntu kubaho. Rero mu gihe umuntu ariho ushobora kuba wakora ibintu byose kandi ukabikora nta n'amafaranga ufite. Rero ubwo urumva ko kubaho bibanza, amafaranga akaza nyuma. Ibyo ni byo umukobwa nyine arimo aratubwira. Rero ntabwo bakundanye kubw'amafaranga, ngo ku bantu mwese mwabonye ino nkuru, ntabwo ino nkuru ishingiye kubw'amafaranga, ishingiye kubwo kubaho cyangwa se kubaho ufite ubuzima. Amafaranga akaza nyuma. Undi rero baratwereka aho ngo batangiye kwavuga ati none se ubu ngubu uremera ko muri ino se ndamutse ari njye usigayemo wanyishimira nigeze nkwitwaraho nabi? Icyo ni ikibazo nyine cy'umuhungu. Yatangiye kuba yamubaza ati ngenda akeka ko nta wundi muntu wari kuba yagufata nk'uko ngiye nagufashe. Reka mbikwereke wenda kugira ngo ubyumve. Nshobora kuba ndimo ndabivuga nabi cyangwa se mu buryo utarimo urabyumvamo. Ubwo nuko nguko umusore yateye ivi. Harya uko niko bita gutera ivi? Ubwo nuko nguko yateye ukuguru ya ivi. Ubwo nuko nguko yamanutse ngatera ivi. Umukobwa atangira kuba yamubwira ati sibyo ni ibiki? Undi nyine akamubwira ati ibi ngibi nshaka kuba nakwereka ni ibi ngibi. Akamubwira ati bigendeye ku myaka yose twari twarabanye, igihe kikaza kuba cyadutandukanya, ndagira ngo Jasmine uze kuba waba uwanjye, ubu wanjye. Ndagira ngo nze kuba nakicuza ibintu byose nakoze mbere, ibyo kuba nakurekura ukagenda. Ariko nyuma na nyuma narongeye mba ndakubonye. Rero sinshaka kuba nakongera kukubura. Kandi uri imbere yanjye, sinshaka kuza kuba wakongera kuba wagenda cyangwa se nkakubura. Nguhorane. Ubwo umukobwa nyine yayishimyemo. Umuhungu yaragiye kuba yamuporopoza, akamubwira ati byatwaye igihe kinini kugira ngo kino gihe kigere. Basi ntumbwire ngo hoya, ntumbwire ngo hoya. Dore yakuyeho impeta aramubwira ati ntumbwire ngo hoya, impa amahirwe, ndakwinginze wampereza amahirwe. Ubwo umukobwa nawe agatekereza ati se mbyange gute? Nabyanga nshingiye kuki? Ubwo umuhungu nawe yaravuze ati yego se. Umukobwa yaramubwiye ati ubwo najya kubyanga nshingiye kuki? Ubwo nta kundi byagenze. Tayari dore ingara itatangira kuba yamushyiramo. Impeta yarayimwambitse yayimushyizemo. Gake gake yizamukira yumvira mu bwonko, nakayumvira mu kuboko. Ubwo nuko nguko umukobwa nawe yitegereje, aritegereza umusore nawe aramwitegereza. Icyari gikurikiyeho icyari ukumusoma. Natwe tugahita tuvuga ati inkuru yacu iganye ku musozo. Ngashimira abantu twese twayibanyemo kuva itangiye kugeza irangiye. Yari akamaramaza ku bantu bikundiye Natani, bagakunda Sandra, bagakunda Jasmine, bagakunda Yannick. Ndagira ngo mbasuhuze cyane. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati nukuri ndumva nishimye kuri bino bintu no munsi urantunguye cyane, ntabwo nari mbizi kuzagera uyu munsi. Birandenze cyane. Ubwo umuhungu agatangira kuba yamubwira ati Suzi, twarebye ahantu twanyarukira nkagira n'utundi tuntu nkubwira mugore wanjye, kuba ngubu wabaye umugore wanjye. Umukobwa agaseka amati yigo se nabaye umugore wawe? Umukunga akamubwira ati vayo nkwereka ahantu dusohokanira, tube twajya kurya ku rufaranga, tugende nk'umugore wanjye. Umukobwa agatangira kuba yaseka ati yigo se nkubwira ati kararangiye. Ariko byaba binababaje twarayitangiranye twari wakora subscribe. N'ukundi ino nkuru yari nziza. Ikirenzeho ukareba neza niba warakoze kuri like, ukareba neza niba wanditse muri komenti
ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Duhure mu tundi. Ciao ciao.